baganga hari igihe bavura Yesu akabakoreramo bigakira, hari n'igihe bavura umurwayi bikanga, ariko Yesu yamanuka bigakoreka. Mu izina rya Yesu uyu munsi urakira. Nshuti y'Imana, burya warize, uriga, uranasoza, hari ikibazo, maze imyaka 5 ntakazi, maze imyaka 2 ntakazi, maze imyaka 3 ntakazi, none se ni wize, ubwenge urabufite, rwose warize, amasomo warayize neza, ufite n'amanota meza, diplome reka sinakubwira, ariko ikibazo gihari wabuze umuntu. Ndabasubije mu izina rya Yesu, namwe Imana aduhana umugisha uyu munsi wa none kuri tariki ubasuhuza ni Rinda Silver. Nkuko bisanzwe tuganira ijambo ry'Imana, hari hashize iminsi tutabasha kuganira ijambo ry'Imana, ariko nagarutse. Imana rero iduhana umugisha, ngira ngo mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Uyu munsi Mana wabanye natwe kandi waturinze. Tugeze rero muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Reka rigirire umumaro umuntu wese uteze amatwi ijambo ryawe, rihindura ubuzima bwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Nari maze kwivuga rero, tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ijambo ry'Imana turitambutsa kuri YouTube, ngira ngo abari basanzwe bakurikira umurongo barawuzi, isoko y'ubugingo. Rero Imana iduhana umugisha, ndasuhuza abantu mwese mujya mukurikira kumva ijambo ry'Imana. Ndabasuhuza mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo. Umwami Imana aduhane umugisha kandi atugirire neza mu izina rya Yesu. Tugeze rero mu mpera z'umwaka, kandi umwaka iyo uri murangira, bari ibintu byinshi Imana yakoze, bari ibintu byinshi Imana yaturinze. Niyo mpamvu nanone tugomba gusoza umwaka tunasenga, twiragiza Imana muri byose kugira ngo dukomeze tubane nayo. Tudatinze rero, reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo dusanga mu gitabo cya Yohana, ibice byaho ni 5. Turahera ku murongo waho wa 5, ariko reka tubanze tuganire ku mutwe w'amagambo ho gato, tubanze tuwusome, hanyuma Imana iduhana umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Dusubiremo, Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa 5 baravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza, undi antangamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana iduhana umugisha, Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana bitubwiye ko Yesu yakijije umuntu. Uyu munsi rero inkuru mbazaniye, cyangwa se ijambo ry'Imana mbazaniye, ni ugukira. Birashoboka ko hari amagambo menshi yakubwiye kutazakira kubera ikigeragezo wibereyemo, ariko nshuti y'Imana nagira ngo nkubwire ngo hari ugukira mu ruhande rwawe. Umwanya hari ugukira indwara yawe, hari ugukira ibibazo urimo, hari ugukira uburibwe urimo, hari ugukira intambara urimo kurwana nazo. Ntabwo nziza arizo, ariko Imana irazizi hamwe nawe. Buriya umwebwe mubiziranyeho, hari ibyo uzi, Imana nayo ikabimenya, ariko nkuzaniye inkuru nziza ivuga ko hari ugukira. Yesu rero ngo yaragiye agera ahantu uyu murwayi yararyamye. Ndifuza ko Yesu yakugeraho, ahantu uherereye, ahantu wicaye,
ahantu uryamye, nimba ari kwa muganga, nimba ari mu rugo iwawe, nimba ari mu nzira uri, sinzi ahantu urwariye, sinzi kandi uburwayi urwaye, ariko inkuru nziza nkuzaniye ni uko hari ugukira. Imana ishimwe cyane. Urakira wowe ubabara mu mugongo, urakira wowe ubabara mu nda, urakira wowe ufite ibigeragezo bitandukanye. Burya indwara ntabwo ari uburwayi gusa bw'umubiri, hari n'ibibazo duhura nabyo bigatuma turwara, umuntu aba arwaye. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38. Ntabwo nzi imyaka umaze, ntabwo nzi igihe umaze muri iyo ndwara yawe, ariko mu izina rya Yesu ijambo rije rivuga ngo hari ugukira. Ni Yesu uri bugukize. Baganga hari igihe bavura, Yesu akabakoreramo bigakira, hari n'igihe bavura uburwayi bikanga, ariko Yesu yamanuka bigakoreka. Mu izina rya Yesu uyu munsi urakira. Nagira ngo nkubwire ngo hari ugukira. Uburwayi bwawe hari ugukira, intambara umaranye iminsi muri wowe hari ugukira, ikintu cyose umaze iminsi cyarakubaye ikigeragezo, mu izina rya Yesu hari inkuru nziza ivuga ko ugomba gukira. Imana iduhana umugisha. Murongo wa 5 niho havugaga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Ntabwo nzi uburwayi urwaye igihe umaranye inshuti y'Imana. Hari igihe umuntu abugendana, ukagenda ukaganira n'abantu urwaye, ukihangana, ndetse rwose abantu ugaseka nabo ariko urwaye. Ariko uyu we yari amaze imyaka 38 ngo yari ahantu ku kidendezi. Bibiliya nikivuga isubiye inyuma gato ukasoma ngo yaragiye araryama ahantu marayika yajyaga amanuka agakiza abantu, ariko ngo we ahageze nawe aragenda azi ko ari bukire, aragenda aharyamye ategereje ko ikidendezi kihinduriza, arangije ngo arategereza ngo yajya marayika yajya amanuka abandi bajyamo, we bikarangira abuze imbaraga zimujyanamo, bikarangira abandi bakize akahaguma. Imana ishimwe cyane. Ngo araharwarira ahamara imyaka 38. Ni myinshi 38 urwaye, abantu baraguhararukwa. Hari igihe urwara uburwayi burebure, abantu bakakuvaho, abantu bakakwanga, abantu bakagusuzugura, ntihagire uguhamagara, uwaguhamagaraga ntiyongere kuguhamagara, uwari ugukeneye ntiyongere kugukenera, uwakwifuzaga ntiyongere kukwifuza, yewe n'imiryango ikakureka kubera ikigeragezo umaranye iminsi. Ariko uyu munsi hari inkuru nziza yo gukira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. We wari wihebye, wumvaga warihebye, wumvaga bitagishobotse, hari inkuru nziza yo gukira. Uyu murwayi ngo araryama, ariko ngo afite ibyiringiro by'uko nawe azataha akize. Ariko uko imyaka igenda ikura ngo birangira agatege gashize, aryama hasi abura umuntu umufasha. Abandi bari bahari, bari bafite ababafasha, bari bafite ababaterura, bari bafite ababasunika mu kidendezi. Iyo marayika yamanukaga barazaga bakabasunika, ngo ariko we yajya kubyuka akabyuka ikidendezi cyarekeye aho ngaho. Reka nkubwire inshuti y'Imana, birashoboka ko uyu munsi iyo uza kugira umuntu, iyo uza kugira ugufasha, iyo uza kugira uguta mu kidendezi, uba warakize indwara yawe. Ariko reka nkubwire, ibyo abantu batakoze, ibyo abantu batagufashije, ibyo abantu batagize icyo bageraho, Yesu anamanuka arategeka, arakora kugira ngo indwara yawe nawe ikire. Uyu munsi hari ugukira. Ndi ku ijambo rivuga ngo uyu munsi ugomba gukira indwara yawe mu izina rya Yesu. Uyu murwayi yarwaye igihe kinini, ararwara, araremba, ngo kugeza naho iwabo bamwinubye. Iwabo baramwinuba, iwabo ntibaba bakimukeneye rwose, bagera aho ngaho bamusuraga urumva bari bake, ariko aryama aho hantu. Yarababajwe n'umubiri. Ntabwo nzi ukikubabaje nawe. Burya iyo umuntu aba yarabyimenyera, Imana itagufashije nta kintu byamara. Imana idakoreye umuntu ngo agutabare, ngo imuhubwo butabaza abukuzaneho, nta kintu byamara. Uhangayika kubw'ikibazo cyawe, ugahangayika kubw'uburwayi bwawe, ni wowe ubyimenyera. Ariko ngo uyu murwayi, Imana ishimwe cyane, ngo amaze kuharyama ngo arahaba birarambirana. Nagira ngo ngo nawe birarambiranye. Gihe umaze aho ngaho kirahagije. Gihe umaze iminsi uryamye kirahagije. Uyu munsi hari inkuru nziza ugiye kumva, hari inkuru nziza urimo kumva utari warigeze wumva, ndetse rwose abantu baguciyeho barihuta, abandi barakira, barabyuka, baragenda, ariko uraryamye. Umva nawe inkuru nziza kugezeho, Yesu agiye kugutabara. Hari ijambo rivuze ngo ugiye kubyuka wikorera uburiri bwawe utahe. Niko ijambo rikomeza rivuga. Umurwayi, murongo wa 7, umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite
umuntu njugunya mu kidendezi. Ariko kuki yamubwiye ngo simfite? Hejuru gato kuri 6 yaramubajije ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Ngira ngo iki gisubizo umuntu wakikubaza wese ntabwo wabura icyo umusubiza. Urashaka gukira indwara yawe? Urashaka gukira uburwayi bwawe ukomere nabi? Urashaka gukira ububabare ufite? Iki cyari igisubizo cyiza ku muntu umaze iminsi arwaye. Ntabwo hari haje umuntu umuhahamura, ntabwo hari haje umuntu umukanga, ntabwo hari haje umuntu umubwira ngo amuhutaza. Yaramubajije aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Jambo rikomeye cyane. Uyu munsi iryo jambo nawe uri muraribazwa. Urashaka gukira? Abantu barahagutaye, abantu barakuretse, ariko Yesu arahanyuze. Yesu ahanyuze abaza ijambo ryiza. Yesu ntabwo ameze nk'umuntu. Yaramubajije ngo mbese urashaka gukira? Nyuma reka twumve igisubizo yamusubije ku murongo wa 7. Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Reka nkubwire inshuti y'Imana, iyo uba waragize umuntu kujugunya mu kidendezi uba warageze kuri. Iyo waragize mwene wanyu gufasha, uyu munsi urimo gukora akazi gakomeye, ubura ahantu hahambaye. Iyo uba waragize umuntu gufasha, uyu munsi ntabwo urimo gutaka utaka uvuga amagambo angana gutyo y'ububabare ufite umuntu wagufashije. Ariko ijambo rimwe, uyu murwayi ntabwo yari afite umuntu. Yari afite abana avuka ariko abuze umuntu. Yari afite abantu bagendana ariko adafite umuntu. Nagira ngo nkubwire uyu mwanya Yesu abuha umuntu. Imana ishimwe cyane. Reka Yesu aguhereza umuntu. Ufite abantu, ugendana n'abantu benshi, ubana n'abantu benshi, wakoranye n'abantu benshi, ariko uyu munsi ntabwo ufite umuntu. Wasenganye n'abantu benshi ariko nta muntu ufite. Wigeze gukorana n'abantu benshi ariko ndetse utabura umuntu wakurangira akazi, ariko uyu munsi uricaye umushomeri. Kubera iki? Ntabwo ufite umuntu. Uvuka mu muryango munini rwose, ariko ibibazo ni wowe byishe, kandi ibibazo byawe babiri babiteraniyeho babikemura, ariko ubuze umuntu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nagira ngo mutangarize mubwire ngo aho umuntu yabuze Yesu agiye kuhaboneka, kandi Yesu naboneka araguha umuntu. Ukeneye umuntu mu kazi kawe, ukeneye umuntu mu rugo rwawe, ukeneye umuntu waguhumuriza, ukeneye umuntu wagufasha. Uyu muntu Yesu uyu murwayi, uyu muntu yarakeneye. Ni ukuvuga ngo ntawe yari yarabonye, ariko Yesu ahageze ahinduka byose. Aramubaza ngo urashaka gukira? Amusubiza igisubizo cyiza gikomeye cyane. Arambwira ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Nshuti y'Imana, burya warize, uriga, uranasoza, hariko ikibazo. Maze imyaka 5 ntakazi, maze imyaka 2 ntakazi, maze imyaka 3 ntakazi. None se ni wize, ubwenge urabufite rwose, warize, amasomo warayize neza, ufite n'amanota meza, diplome reka sinakubwira, ariko ikibazo gihari wabuze umuntu. Ubuze umuntu kwereka akazi kare, wabuze umuntu gutungira urutoki, wabuze umuntu gufata ngo akukire mu kidendezi. Niyo mpamvu nyamara abandi bafite abantu, hari abo mwiganye bafite abantu, hari abo mwiganye bakora akazi keza, bisobanura ngo bagize umuntu, ariko we wabuze umuntu. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya nje kukubwira ngo aho wabuze umuntu Yesu agiye kuhagoboka. Umuntu wabuze waguta mu kidendezi, Yesu ariyizira. Yesu niyizira arategeka bikunde. Yesu niyizira ibintu byose biremera. Yesu niyizira uburwayi burakira. Yesu niyizira urabona bagusura. Yesu niyizira urabona amateka yawahinduka. Uyu munsi Imana igutabare, Imana ikugirire neza, ubyuke ahantu maze iminsi uryamye tutitaye imyaka wamaze. Ni myinshi pe, ni myinshi, urebye ni myinshi. 38 wowe ntabwo nziya, ushobora no gusanga uyirengeje. Bibiliya itubwira 38, ariko uyu nguyu niyo yaraharwariye. Wasanga wari 5 ivunje 38 yiwe, wasanga ari 2 ikubye 38 yiwe, bitewe n'ububabare bwawe. Kandi nyamara udafite uwakujugunya mu kidendezi, ariko uyu mwanya Yesu araje. Mu izina rya Yesu ugiye kubyuka ku gisasiro, ugiye kubyuka ku ahantu wari umaze iminsi uryamye, ugiye kubyuka ahantu umaze iminsi warazahariye, mu izina rya Yesu, kuko Yesu agiye kuhanyura. Dukomeje gatoya ku murongo waho, yaramubwiye ku murongo wa 7 ngo umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Yamaze yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Imana iduhana umugisha. Antanga kumanukamo. Imana ishimwe. Ushobora kumva aha hantu ukumva ni ibintu hari byoroshye. Nkiza
undi ntanga kumanukamo. Kandi ikidendezi byasobanuka ko hari bujye mu muntu umwe, hari bujye mu muntu umwe agakira akajya mu undi. Bisobanura ngo agitangira kumanuka undi yamutangaga akasubira kuryama. Reka tubigereranye n'akazi, tubigereranye n'ahantu wagomba kubona ubutabazi, tubigereranye n'amahirwe runaka wagombaga kubona, hanyuma mu gihe witeguye ugiye uzi kuri buyabone bakakubwira ngo byarangiye. Mwene wanyu ukagufata akaboko, hanyuma akakubwira akagenda afite company, afite ahantu, ndetse rwose wowe ubwawe wagenda wamubwira uti ndashaka kugira ngo nyamuneka urwaneho narangije kwiga mfasha mbona akazi, akakubwira ngo ariko hagiyemo uwundi akazi haruzuye. Ibyo tubyihorere, ukajya kudepoza nk'abandi, wamara kudepoza utegereje ko nawe bazagufata, bakakubwira ngo ariko haruzuye. Wajya kureba ugasanga mu kazi harimo abantu barimo, kuko wafashwa amaboko basunikwa mu kidendezi cyangwa se babashyira mu kidendezi, hanyuma wowe ugataha. Nyamara iyo urebye neza usanga n'ubwenge bufite, usanga akazi wagashobora, ariko ikibazo gihari wabuze umuntu guta mu kidendezi. Uyu munsi kuri itariki, mu izina rya Yesu, Imana iguha umuntu. Kandi nimba umuntu utari wamubona, Yesu akunyureho. Yesu nakunyuraho aratuma ibintu byawe bikunda. Yesu nakunyuraho ntabwo ari gusa kujya mu kidendezi. Birashoboka ko ushobora no gukora akazi burya nta kizamini wakoze. Birashoboka ko ushobora gukira indwara yawe ukabyuka ugasanga wakize. Yesu yakunyuzeho, byose birashoboka. Imana ishimwe cyane. Jambo ryiza Yesu yamusubije ku murongo w'8. Yaramubwiye ngo, Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Mu izina rya Yesu nanjye ndakubwiye ngo uko ijambo ry'Imana ribivuze, byuka ahantu maze iminsi uryamye indwara yawe ikire. Byuka ahantu wababariraga ugende ube muzima. Ibibazo byawe byari byinshi, ariko uyu mwanya bikemuke mu izina rya Yesu. Nta wundi ubishobora uretse Yesu, nta wundi wabikora uretse Yesu. Uyu munsi ukiri ikibazo cyawe, kiri indwara yawe, kiri ingoyi yawe, kiri akaga kawe, kiri ubushomeri bwawe, ukire. Uyu munsi hari ugukira. Twatangiye tuvuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Uyu mwanya kiri indwara yawe. Ngiye gusengana nawe wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Maze iminsi umerewe nabi, urwaye ni wowe uzi, ni wowe umenya, wowe ni Imana. Ufite ahantu urwariye, ufite ahantu uzahariye, ufite ikibazo kikuzonze. Uburwayi nahoze mbisobanura ko atari ukuba umuntu arwaye uburwayi bw'umubiri gusa, n'ubuzima bubi umuntu ahura nabwo uburwayi, no mu mufuka urarwaye. Ariko uyu mwanya tugiye gusenga kugira ngo Imana igukize indwara yawe. Indwara yawe ufata urwaye, nimba urimo kugenda basi ufateho, nimba uryamye kandi ku gisasiro cyawe gira kwizera, nimba kandi atari indwara y'umubiri gira kwizera, wumve ko bishoboka. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusengana Imana, nshuti y'Imana. Birashoboka ko uyu munsi wa none wari ufite kwiheba, wari waranamutse, ndetse rwose wumvaga nta byiringiro by'ejo hazaza ufite, ariko ndagira nkubwire ngo hari ugukira, hari ugukira. Muri yarangiraga ngo hari ubuzima, muri Yesu harimo ubuzima. Ndagira nkubwire ngo byakongera bikemera, bushomeri bwakuvaho, buribwe bwarangira, mu mabaro wawe washe, ayo mahoro wabuze yagaruka, kuko uyu munsi hari itangazo rivuga ngo hari ugukira. Barakubwiye ngo ntabwo uzakira, bagutega iminsi ngo uzapfa vuba, ariko reka nkubwire ngo amagambo bakoresheje bagutongera, bakubwira ngo ntabwo uzabaho, bakubwira ngo ntacyo uzimarira, uyu munsi Yesu agiye gukoresheje ijambo rivuga ngo kira. Ikorere uburiri bwawe wigendere mu izina rya Yesu. Tujye gusengana Imana, ineza y'Imana ibabeho, kandi wizere ko hari Imana igiye gukora. Dusengana Imana mu izina rya Yesu. Nimba uri mu nzu, nimba uri mu kazi, gira kwizera basi mu mutima, kandi nimba uri ahantu hatuje, upfukame ukimara kumvira ijambo, wowe ryumvishe nonaha ndetse n'uzaryumva ikindi gihe, upfukame mu nzu yawe, hanyuma dusengana Imana. Data, turagushimiye, uri umwami mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishoboye byose. Jambo ryawe ritubwiye neza yuko hari ugukira. Uyu murwayi yaramaze imyaka 38 arwaye rwose, kandi igihe cyose Mana yararaho hari ahantu yifuza kugira ngo akire, ariko ntibyamukundiye, ndetse ngo yashaka kugira ngo atambuka ajye mu kidendezi.
nk'uko byari byanditswe ko marayika akizamo abarwayi bagakira, ngo ariko kubera ko atari afite umuntu byarangiraga atakize, akahaguma arahatinda. Uyu mwanya hari abantu batinze ku gisasiro cyabo, uyu mwanya hari abantu batinze kwa muganga, uyu mwanya hari abantu batinze mu bibazo, uyu mwanya hari abantu batinze mu makuba, uyu mwanya hari abantu batinze mu bushomeri, uyu mwanya hari abantu batinze mu marira. Mu izina rya Yesu nanjye ndabasengeye ngo ubakoreho Mana, ubikorere uburiri bwabo batahe, indwara yabikire, ikibazo cyabo gikemuke mu izina rya Yesu. Nubwo banamutse, nubwo bihebye, ariko ni wowe usubiza ibyiringiro mu muntu. Reka ubabyutse hari ahantu, icyo gihe Mana abantu bazatangara, abari bazi ko bitazakunda bazatangara babonye ibintu byakunze. Mu izina rya Yesu ineza yawe ibagaragareho. Ndasenze kandi ninginga Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ngo babagaragareho, kandi urukundo rwawe rubabeho, kugira ngo buri wese atabarwe nawe. Uwari uri mu bitaro, uwari ufite intambara zikomeye, uwari ufite Mana amakuba yo hirya no hino yabuze uko yabigenza, ni wowe karuhura. Reka bikorere uburiri bwabo batahe nk'uko ijambo ryawe ribivuze. Tuzagushimira gukora kwawe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.